kadese y'Ubuvira iyo bagize ibibazo ni Kinshasa nari aho narindi none igihugu cyabonetse rero siko igihugu cyabonetse abazasigara abazagenda muze mutanga amafaranga ari mu rugo reka mbaze abana nyuma abajije atoya yagiye mu bitaro ni pasteur twe cyumwe umujire mu bitaro cyasanga yararyara mazaruzo ayapfuye kutubona wera ko nabayeho ndamumenya nkiri muto kandi mumenya murangiriza kure tugerekiye tumumenya twicarana biro tumumenya tugendana mu modoka tumumenya ngeri we kicara muri salo na mukecuru na ariko sinamumenya kuvuga ngo nishe gusa abantu agagara kutumbiza kazare kutumbiza abavandimwe agagara kahamya Yesu wapfekanije none ubu twese ntasugi dufite ntasugi hano muri twebwe twese tunezerwa Yesu gusa ngo azazana n'ibicu na papa barimo ari twari umunsi bwabwe ya pastor mu Jombo ari mahugurwa aravuga ngo umuntu buriya gahungu yarabivuze ati twebwe abana papa yaravuga hari umunsi umwe yigishije nakwezi ibintu byinshi hari aravuga yavuye iriya yarwariye ku mwungeri muri Kadesi niwe wazanye Kadesi iyo yari iri Kinshasa ayizanye no muri Sud Kivu niwe wayizanye ngo ashike mu mubiri nabonye umunsi umwe nari mvuye iwacu mu Minembwe ngiye Nazareti nari mpajanywe n'impamvu zanjye uko i Nazareti niho hari kwa data mukwe munumva nari kwa data mukwe ngiye mu cyo cyashanjana mpasanga bafite igiterane cy'ameza cyabaye nawe afite inama Lori mufakabura bifitwe n'Imana ishobora byose niyo mana yanjye ijambo ryayo ryari n'itorero ryayo ijambo ryayo ni urufu Hey,
Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Turavuga umwanya mutoya kandi nibyo bizabiba byiza umwanya nk'uyu w'umukiriyo kuvuga umwanya mutoya turambira abandi bantu. Aha nga ku rupfu ababa bafite amatwi yo gutegera baba bari bake, abandi baba bari mu bindi bijanye n'urupfu. Wibuke ko abakuru baza bavuga ngo agahu kabisi ngo kaza kakwibutsa akandi kabuze. Nico gituma tuvuga umwanya mutoya. Mbere ndagira izo nshima. Mbere yo gushima reka mbabwire mwese nanje mpaye nibwira ngo nimwihangane kandi mukomere. Kandi ijambo ryo kwihangana ni ingenzi. Na Yesu yaribwiye abigishwa arababwira ngo mwihangane, muzihanganire isi ngo muzageze igihe nzagarukira. Nimwihangane mwese kandi dukomere. Ibyo nshima, ndashima kuko umwungeri umushumba yavuye iriya yarwariye akaza akagera, n'abandi barabishimye ariko nanje ndabishima. Kandi yageze hano abenshi yasanze aha muri twe baramubonye, kandi kumubona byagize icyo biruhura abantu mu mitima yabo. Icyo ndagishima Imana. Icya kabiri nshima Imana, ndashima Imana kuri aya ibyumweru bibiri tugiye kugira amayinga abiri tumugandariye. Mose wayoboye ubwoko bw'Imana mu butayu, Abanyesiraheli baramwizeye cyane kandi bararuha bamufata nkaho Mose ari mugize ubuzima bwabo. Ariko umunsi apfa Imana yaravuze ngo, yarababwiye ngo Mose yapfuye, niyo yamubitse. Irababwira ngo Mose yapfuye umugaragu wanjye, ngo ariko ni mu mugandarire mumuririre iminsi 40 nyuma y'iyo minsi ngo mubone guhaguruka mukomeze urugendo. Iyi minsi tugiza igize ikigabanya urupfu rw'umubyeyi wacu wadusize. Iyo ruza gafra rukatuvamo vuba umuntu wese akaza arutawanikana muwe akarujana rukiri rwose tutarabanza kurugabanya ubukana bwarwo rwogira icyo rusambura mu buzima bw'abana b'abantu. Ariko ubu tuzaza kuva aha twaragabanyije ubukana. Ikizagabanya ubukana singiye kurondogora,
n'aya magambo tumaze kumvira avuye muri izi ndirimbo, avuye mu masengesho, avuye mu ijambo ry'Imana, umuntu wese afite icyo azakura aha yumvise. Reka tuvuge umubyeyi wacu, ndamuvuga mu buryo bubiri, mu buryo bw'ikanisa n'uburyo bwo mu muryango, kuko aho hombi twari tuhasangiye. Mu buryo bw'itorero yari umwungeri, kandi umwungeri pe, reka muvuge kuba umwungeri muri Kadesi. Niwe wazanye Kadesi, iyo yari iri Kinshasa ayizanye no muri Sud Kivu, niwe wayizanye ngo ashike arayiyobora neza cyane, neza cyane. Imana hari ibintu yari yaramuhaye, reka mvuge bibiri. Imana yari yaramuhaye igitinyiro mu bantu, agira igitinyiro, aratinyika n'aho ahagaze n'aho yicaye, mukumva hariho umwungeri, mukumva hariho umuntu w'Imana. yavuga abantu bose bakikiriza, kandi atavuza amafuti. Hari abantu baza bakurikira ijambo ry'igitunzi, bagakurikira n'ijambo ryo gutinya, ariko yavugaga amagambo y'ukuri, kandi amagambo yubaka. Muri Kadesi twazaga tugira assemblée ihuza province yose, ndetse n'abarepresenta legale bakaza. Twakundaga kugira amakomisiyo kugira ngo amagambo yihute, mukagira amakomisiyo. Ndibuka komisiyo yazagajamo ni komisiyo y'ubuzima bw'itorero, ubuzima bw'itorero, kandi niho haba haremeyemo amagambo aremereye, akabitunganya bikagenda neza. Imana yari yaramuhaye ikintu sinzi uko kubanguka. Ntiyari umwungeri uremereye, yarabangutse mu mutima, yarabangutse no mu mubiri. Reka mpere mu mubiri. Nabonye umunsi umwe nari mvuye iwacu mu Minembwe ngiye i Nazareti, nari mpajanywe n'impamvu zanjye, uko i Nazareti niho hari kwa data mukwe, munumva nari kwa data mukwe ngiye mu cyo cyashanjana. Mpasanga bafite igiterane cy'ameza. Igiterane cy'ameza cyabaye, nawe afite inama mu Bijombo. Yirirwa mu nama mu Bijombo munsi w'iposho, niyingateranira i Nazareti. Ava mu Bijombo mu gitondo saa 3 yinjiza ikanisa i Nazareti, kandi urumva, kandi icyo gihe yari afite imyaka ihaye ikura. Kubanguka kugenda Imana yari yarabimuhaye. Yarabangutse mu buryo bwo mu mutima, yari umwungeri ubangutse. Ndibuka tujya muri Kadesi, Bijombo niyo yagiye mbere, iri iwacu mu Minembwe tugenda nyuma, bakaza baza kudusura. Yazaga hagurukana n'abapasiteri buri gihe, iyi gikundi cyose kije gusura itorero yazaga barimo, kandi baje kuvuga bakavuga ngo bamudagiri baje, na sepake yose kabimenya ngo bamudagiri baje,
kandi Mudagiriga yari umwe ariko akabera itore yarabereye. Yarazi kubwiriza ijambo ry'Imana. Iyo ni impano ye Imana yari yaramuhaye. Njyewe namubonye henshi ashika akinjira mu rusengero iri iwacu gani ko byari bimeze ga ntaza gahunda zari ziriho ndende, nubwo za gahunda zazaga ziba ziriho ngo bapanze umwigisha, ariko babonye umwungeri uri nkuriya gahunda muri kenshi gahunda zazaga zihinduka. yinjira mu ikanisa bakamamubwira ngo ni wewe wigisha. Yigisha ukagira ngo yabiteguye iyinga ryose. Yari impano ye Imana yari yaramuhaye. Ndibuka ubwo yadusuye kubwegera, tuzatabanikana muri muntu afite icyo azaza mwibukiraho. Yadusuye kubwegera atwigisha ijambo, umutwe w'ijambo yariko atwigisha, ariko atubwira ngo aratubwira ngo agakiza k'Imana iyo katutse. Asoma mu Bakorinto ba mbere igice cya mbere n'umurongo wa 21 20 niko muza mu bwanya 21 aratubwira ngo haravuga ngo ubwenge bw'Imana ngo ntibwashimye gukirisha abantu ngo ubwenge bw'isi, ngo ariko Imana icyo yashimye ngo yashimye kudukirisha ngo ubupfu bw'ibibwiriza. Kandi iryo jambo ntirizanga mu mutima. Atubwira agakiza k'Imana, atubwira umusaraba wa Yesu Kristo. Nagende tuzaza tuguma tumwibuke, kandi dufite icyo tuzamwibukira. Uwo munsi aratubwira ngo agakiza k'Imana, ngo Imana ntiyagateguye gusa, ngo yatugeneye ako gakiza ngo tuzoje kukabamo, ngo kandi tuzokaragwa turi mu ijuru. Atubwira indirimbo yo muri wokovu ya 65 ivuga ngo uko juu ya nyota zote ngo kuna nchi yenye mema, ngo mji wake ni Yerusalemu. Ivensi ya kabiri byanteye kugira amatsiko, sinzi kuririmba pe, kandi ntibazakubwira ngo ndaririmba habe n'umunsi. Ariko indirimbo zinezereza nanjye nkajya kuyisoma nkayimenya. Ivensi ya kabiri izivuga ngo nifikapo mji huo ngo nitaona Yesu kwanza, ngo aliyechukua dhambi zangu zote. Reka tugere ku igice cya gatatu nico ngiye kuvuga. Igice cya gatatu kikavuga ngo huko nitaona tena ngo jeshi la walioshinda. Bwana asifiwe. Nukuri tuzombona ari muri jeshi la walioshinda, ari kumwe na Matayo Mungura, ari kumwe na Andrea Kajabika. Kuvuga ayo mazina yabo biraremereye, ariko reka mvuge dufite ishingiro icyo tumatumbivuga. Ari kumwe na Bwana asifiwe. Ari kumwe na Kambushi watubwiye umusaraba wa Yesu Kristo. Nawe ndamwibuka umunsi yatwigishije mu muzinda, aratubwira ngo Yesu zankoni yariko kubitirwa ku musaraba, ngo yariko kubitirwa ku musaraba, ngo ntabwo ari Yesu bari kubakubita, ngo bari kubabikubita ibyaha, ngo babihanire ibyaha byawe n'ibyanje, ngo babihanire mu mubiri we.
tuzaguma tubibuke kandi dufite icyo tubibukira. Reka ngende mu muryango yari intwari yunze ingo nyinshi, yahagarikiye amanama menshi kandi atayahagarikiye atabaye moderatera, ariko akicara mu nama y'umuryango akawuhuza. Yarazi gukiranura abantu akavuga, bamwe akababwira bakumva, abandi akabareba ibitsure bakumva. Nagende tuzamwibuka, Imana yo mu ijuru yamuhamagaye nimuhe iruhukiro ridashira. Kuna mto mmoja kwenye maji mazima kabisa, na mji uko juu, umetengwa naye Mungu. Kuna mto mmoja kwenye maji mazima kabisa, tutakusanyika huko, wala penye mto mwema sana, tutakusanyika na Wakristo penye mto wa maji mazima. Uko pwani nchi nzuri, bila huzuni. Hari ijambo natekereje bari bahariya. Baravuga ngo maze bisi yagize tuzayibamo dusugi. Ubu twese ntasugi dufite. Ntasugi hano muri twebwe twese. Nutaragufusha fushire musaga we fushire iki. Papa yaravuga hari umunsi umwe yigishije na kwezi ibintu byinshi hari. Araba gutangaza korali. Muzika korali okay. Ngotabwiwe zambara rya korali. Ngo nambara amapeta ngo batashirira atabiki. Yesu. Haleluya. Bwana asifiwe. Haleluya. Muri uyu mwana uyagiraga muri uyu mwana yaritwa nukuri yaritwa
abagabo kandi bicaye hano barengeje amaguru yandi ntabwo ugiye kubacyaha ariko se mufusha banyu ngo gisho muvuga papa yamaze afusha abantu agahaguka agagara ku ntumbi z'akazare ku ntumbi z'abavandimwe agagara kahamya Yesu wapfuye kanije none niki cyatumuza mu kifa habe n'abavandimwe bacu n'ushaka kumufira Yesu Kristo Bwana asifiwe haleluya jawa haniso namwiyeho mukabimana nawe hamwe n'icyo namwigiye mukabimana nawe aranigisha ntabwo no kwijuma ngo ndegeje kugutukunga tuvuga Yesu tuze kuko baza mu isezerano dufite isezerano kuko tuzabusanga ubwo tuzamubona ngo dore ngo arazana n'ibicu ngo kandi amaso yose azamureba biriya kirabera bose bariya bose na papa azabarimo Bwana asifiwe haleluya nukusizidikana papa azabarimo kitwari yavugiye misi akarangiza n'iyinga hayavuga misi atukane hadusenge Yesu Kristo Mureke ndangize kuri ijambo nene naravuze ngo naza akagera hano kazamwibona ka mwifarge Imana kamfashe nkahava nzaririmba yusize mu buzumire nkananirwa ariko naravuze ngo igitabo kizagenda kirangira mpangirimba hashima Imana kuko yufise gusenda kwacu nako mwe twako muzifuza kwaza hano hari abazifujije ariko tarisengere hari abazifujije akarisengere ariko hamwe nazo reke turindo tusabuke pastor imbabarira nubwo twabimwanya ariko kwa kwira ngo twese dufatane konga yo Yesu Kristo Bwana haleluya mushake uko kose tunezerwa Yesu gusa ngo azazana n'ibicu na papa barimo ari itwari musu bwabwe pastor mu ijombo ari mahugurwa arabango dore ko abareba ko nari amakostime ngo ripfuka mwese mu twisimu yewe isima ni yawe na Andrea akajabika uko turabandi fukama tutamira gufukama ati murafukama mwese arahagarara umuntu wese waje ubugeze iriya gabanya mufukama na gupfukama none mwebwe kuki mureza amaguru ya Imana mbabarira turiga iyo maze bisi numba na mageze nashira kushama tugende aze misi yagizwe sha tuza baro dusubire uda kwa kuye kuva tuza diba aze misi yagizwe sha tuza baro dusubire uda kwa kuye kuva tuza diba
musaraba yaje kudukoranya be tuba umwami ageze kwireba ageze kwirebo kumusaraba aje kudukoranya be urare w'ijuru kwirebo uwari kwirebo kwaraje saraje ageze kwirebo uwari kwirebo ukwaraje Who
Wanasifiwe sana. Haleluya. Ili birava ngo umuntu Imana yamushire urugabana dushobora kureba. Wanasifiwe sana. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nubwo kuba bazokwacu kwiguhayo hayo kwa none ngo kwiyongeranya ngo kuturemera ubwiza bukomeye kandi bw'iteka ryose. Haleluya. Haleluya. Ibyo nibyo dutera imbaraga zo kuririmba twagize ibyago. Ibyo nibyo dutera imbaraga zo gusimbuka tukaririmbira Imana twagize ibyago. Wanasifiwe sana. Haleluya. Tubatandukanye ariko uyu mwanya mwiza twotekereza Imana igahabwa icyubahiro. Tuzabura ibiganza dutere haleluya mu izina rya Haleluya. Asifiwe sana. Ese twakongera tuzabura ibiganza tugatere haleluya. Isi bizabaho ijuru rikabaho uwizera azabona ayo masezerano. Isi bizabaho ijuru rikabaho uwizera azabona ayo masezerano. Isi
tuguhaye icyubahiro Imana iganje mu bugingo bwacu biradukwiye ko tubyibuka ko uganje mu bugingo bwacu uraganje iyo uvuze biraba iyo utegetse birakunda kuko uganje mu bugingo bwacu Mana no muri iki cyicaro tuguhaye icyubahiro cyose kuko ubutware n'ubwenge no kumenya ingoma n'ububasha bigirwa nawe gusa bifitwe n'Imana ishobora byose niyo Mana yanjye niyo Mana yacu niyo Mana yategekesheje ijambo ibyaremwe bikaguma uko yabiremye ntibirenge ku ijambo ryayo Mana imitima yacu irashaka imitima yacu irifuza ubwenge bwacu ni wowe bukeneye kuko ni wowe uhezesha amaso yacu tukareba neza ni wowe uyubwira ubugingo bwacu bukaruhuka rwose ni wowe uyudukiza tugakizwa rwose reka ijambo ryawe rize riryoshye rivugike ryumvikana usiga amavuta umuvugabutumwa w'uyu mugoroba kuko icyubahiro cyawe hano Mana cyumvikane mu byo tubwiye kugira ngo ubwenge bwose buhugukire kumva icyo Imana iri kutubwira kuko Imana yacu kuyiha icyubahiro ijambo ryayo ryaremye isi n'ijuru ijambo ryayo ryaremye imitima yacu ijambo ryayo ryaremye itorero ryayo ijambo ryayo ni urufatiro rw'imitima yacu n'imiryango yacu n'imihamagaro yacu n'imirimo dukora yose dukomereje ijambo ryawe y'umugoroba tubisenze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu abayoboye gahunda namwe Imana yahaye ku uyu munsi wa none ndagira ngo dufate Bibiliya zacu turasoma mu rwandiko rw'Abaheburayo igice ni cya 13 umurongo ni wa 7 13 urwandiko rw'Abaheburayo umurongo ni wa 7 Bibiliya iravuga ngo mwibuke ababayoboraga kera bakababwira ijambo ry'Imana muzirikane iherezo ry'ingeso zabo mwigane kwizera natewe iteka uyu munsi cyangwa se umugoroba kugira icyo mvuga muri ibi birori byo kwizihiza umukozi w'Imana narakurikiye nabaye hano cyumweru cya mbere tuzashobotse kubera izindi gahunda zari ku rusengero ariko iki cyumweru kuva ku wa mbere nari hano n'abandi mwese ariko ndabivuga kubera ko ni umugambi nanabibiye bagenzi banjye pasiteri ari hano dukoranye ko numva n'ejo hari amateraniro ku rusengero bavuga ngo ntabwo abasigara bayabemo nze yicare kurikire kubera ko ni umukozi w'Imana kwiyizina y'umukozi we kubera ko nabayeho ndamumenya nkiri muto kandi mumenya murangiriza kure tugerekiye tumumenya
twicarana biro tumumenya tugendana mu modoka tumumenya ngeri we kicara muri salo na mukecuru na ariko sinamumenya kuvuga ngo nishe gusa Imana ishimwe ko nigishije muzehe Haranja yeme mwuka w'Imana mwe muvuge ngo amen. Uyu muntu w'Imana ndashimye kubona twatera ibiteka ryo guhagara naramwubaha bikomeye buryo iyo naserukaga tuganira yacaga bugufi cyane ukabona asetse igitwenge mu maso he huzuye ibineza neza ibizo kwampabaringa kugusubiza mwibara iyo yabaga yemeye kintu yarakureba bakabona ko asaka gusa noneho nabiboneye ko umuntu buriya gahungu yarabivuze ati twebwe abana ntabwo twagiraga igihe tukamucokoza twese niko twabigenza ariko igitinyiro yagira kigira bake nabibonye gushize maze kurwara yarwaye ndahani iri mu rugendo ngarutse baravuga ngo yararwaye kandi yagiye kwivuza subiyeyo mu rugendo akiriyo ndashaka kubereka uburyo igitinyiro yagiraga numva nemezwa kumubona buriya George yari ndamwandikira ndamubaza ati se ko numvise ko pasiteri yavuye mene ari anabaje guhamagara pasiteri Ruganza ariko ndi bayifata umaje kumusubiza ariko pasiteri Ruganza ari noneho Imana irafasha ngeraho yarari none mbaza pasiteri ari he batuye hati ari mu rugo reka mbaze abana nyuma abajije atoya tiyagiye mu bitaro ni pasiteri tugiye kucumwe Nijire mu bitaro gutya nsanga yararyamye maze arazuka ayapfuye kutubona ahita azuka vuba cyane cyagitwenge namubonye kaje kirongera kandi kiragara noneho turaganira barabaza ngo se nawe ndahari usho umuntu ndabara reka dusenge ndahaguruka yicaye ariko abagabanya ibiti bagwije ukuri nizo muri ako abantu bakunda gusenga bashaka kurambura amaboko nasenze mpagaze Mana ndakwereka umukozi w'Imana kubera gusa kumva ko tubasha no kuzamuka kubera iki yagira ikitiye bageza yicara mu bagabo cyangwa yicara mu itora barimo tekereza igitinyiro yagiraga cyatinyirwaga abayoboye abakristo bose muri gaza nta muntu wovogereye kumva ngo revera ariko ubu niwe basinzira muvuge ngo amen mwongere cyane amen impamvu nahereye aha muraja kubyumva iri jambo nasomye nje ririmo igice kimwe ariko uyu mugoroba ngiye uko mwumva nuko ngutekereza harimo ibice bibiri ikintu cya mbere ni ukwizihiza ubuzima bw'intwari cyo ni cya mbere nagiye ngeraha shaka ko kumva ko hari akantu kari mu mutima atameze neza
uyu munsi nari ngiye kumva bisa naho ya mpamvu ya mbere igiye kugerwaho. Gucelebrate ubuzima bwitwa umugaragu w'Imana, umugabo w'igihanga. Celebration. Ariko ikindi cya kabiri ntabwo ari gucelebratinga gusa ngo twizihize ubuzima, nuko buri wese yatekereza ku giti cye. Iyi minsi twagize aha ikaba iminsi y'amasomo yo kwiga, twaje gusohoka ukava hano warangije kaminuza. ariko barya ba mbere babandi ba mbere barya ba mbere tuzajya mu ijuru pastor twese dushike ngo bamwe bazakorwa n'iso nubwo ari abapasiteri. Kadeze uyu mugabo yaraturirimbiye nzadiye abantu bose bari hano kabona ni bakadeze kibaza ayagandi mbwenda mufonda twagize ryacu ryiza. Inama twakoze na pastor uriya twaruko nguko ariko ngo bashike hano abantu bakaza bashaka utunde none igihugu cyabonetse rero siko igihugu cyabonetse. Abazasigara abazagenda muze mutanga amafaranga tureme ikanisa. Icya kabiri igihugu siko cyabonetse. Njewe kanisa nuko basamwe batari hano kadise y'Ubuvira iyo bagize ibibazo ni Kinshasa nari aho narindi nazaga mutanga musa sinirase nazaga ntanga umusada kwafasha kumva ko ndi kanisa ryanje nanjye kandi risigaye ryo hino mu gihugu siko none ubu rero dufite igihugu muzaze duhagurutse rya kanisa ryacu ryatuvanye habi reka tushyira heza. Reka ndangize mvuga ko navuze ko namuvuze mu nani zibiri ibyo mutima abapasiteri babivuze kandi yarabikoze kandi sinabisoma, ariko navuze ko ni leader w'umubiri wo mu isi, ni leader w'umutima wo mu ijuru. Imana imwakire.